nyuma yo guhura n'ibyamamare bigiye bitandukanye, nyuma yo guhura na Asha Speed, nyuma yo guhura na Karidinali Kambanda, nyuma yo guhura na Ashton agenda azamura ibendera ry'u Rwanda, nyuma yo kwamamara, nyuma yo kuzamura ibendera ry'u Rwanda, abanyarwanda bose bakavuga ati uyu mwana u Rwanda ari kuruperezanta neza, abenshi bavuga ati wawu, abandi bavuga ati burya koko n'abafite ubumuga nabo barashoboye. Inkuru mbi, umuhanuzi yaje kuba yikora mu mitana, ahanura yuko uyu mwana w'umusore agiye gupfa nk'uyu nguyu dore imbogo, ndetse ahanura yuko ngo agiye gupfa nk'uyu nguyu gogo cyangwa se Glorious. Wamenye se uyu muhanuzi? Reka tubyinjiremo neza. Ikaze nanone bakunzi ba Neberonge, ingorofani ihinduka indege, ikarito ihinduka etaje, umuserebanya uhinduka ingona. Kubera iki se wowe? Aba ari ikibazo cy'igihe gusa, naho ubundi nta joro ridacya. Nshimiye wowe wakoze subscribe nawe utarayikora, cyaba ari cyo gihe cyiza kugira ngo tujye tubana mu biganiro no mu nkuru zigiye zitandukanye. Yes, niko tuje. Amazina yanjye kandi ni Jeremy. Yego, ngiye kubona mbonye inkuru. Tumaze iminsi turi kubona umwana w'umuhungu witwa Kagarara. Uyu mwana w'umuhungu ari kugenda presenta u Rwanda, azamura ibendera rwose. Ibintu hano ku mbuga nkoranyambaga nta kindi kivugwa, n'uyu nguyu Kagarara. Uyu Kagarara bwa mbere yamenyekanye nk'umukomedi, ibintu nyine biri aho ngaho ku bantu batizerera nyine mu Mana, niko nabivuga. Uyu Kagarara babonaga yuko bigoye cyangwa se nta kintu kimurimo, ariko uyu nguyu promota yahuye n'uyu nguyu Kagarara mu bihe bigiye bitandukanye. Mu kiganiro yavuze yuko ngo yajyaga amutira ibikoresho, yarangiza akamubwira ngo, akamutiza kamera, akamutiza ibikoresho, akamubwira ati akira kora ntawamenya. Uwundi wavuze ibintu bikomeye ndetse asa n'uri guhanurira uyu nguyu Kagarara n'uyu nguyu Murungi Sabe, ubwo yavugaga yuko uyu Kagarara azakomera ndetse abantu bakazifuza no kumubona ndetse no kumukoraho, avuga yuko azazamura n'ibendera ry'u Rwanda, azapresenta igihugu. Ubu buhanuzi rero, icyo nakwita nk'ubuhanuzi bw'uyu Murungi Sabe, twavuga yuko turi mu mwuzuro wabwo cyangwa se turi mu gusohora kwabwo. N'abandi bagiye batandukanye, harimo n'uyu nguyu Nyarwaya wamenyekanye ku izina rya Yago, nawe yavuze yuko uyu nguyu Kagarara ari umuntu ukaze kandi azakora ibintu bikaze. Kera kabaye rero, nubwo buriya ngo nta muhanuzi wemerwa iwabo, kera kabaye ibyo abantu batabonye muri uyu Kagarara
ariko hari abandi babimubonyemo ndetse bagerageza no kubivuga. Ku isonga rero, ibintu bya Kagarara bijya gufata urundi rwego, twagize gutya uyu Kagarara, muribuka uyu nguyu Asha Speed ni umusitari ukomeye cyane hano muri Amerika. Asha Speed yasuye u Rwanda. Mu gusura u Rwanda, kera kabaye yaje kuba ahura n'uyu Kagarara mu bintu abantu batatekerezaga. Kagarara aba nka wa mugore, Bibiliya ivuga ngo umugore ngo wari imugongo, cyangwa se wari umaranye uburwayi bwo kuba imugongo imyaka 12. Mu yandi magambo, yari amaranye uburwayi bwo kuva imyaka 12. Ariko ngo uyu mugore ngaza kumenya ahantu Yesu ari. Noneho ngakimenya aho Yesu ari, Yesu kandi ahantu yabaga ari, abantu babaga ari benshi, babaga bamubyiganiraho, abafite uburwayi. Yesu kubera yari yarabaye nk'umusitari, abantu bashakaga kumureba, kubera yagabuririye abantu amafi n'imitsima, bashakaga kurya. Abashakaga kubona umuntu wakijije ibimuga, wakijije ubuhumyi, wakijije uburema, abantu Yesu ahantu yabaga ari kwigisha, abantu barakubitaga bakuzura. Ariko uyu mugore wari ufite uburwayi bwo kuva, wari ufite uburwayi wahoraga imugongo, ngo yaje kuza aho Yesu yari hasanze abantu benshi, harimo n'abigishwa be 12. bariya bari nk'abaprotokole, bari nk'ababodigadi be. Uyu mugore ngo arasesera, arabyigana, arasesera nyine, ariyeranja mpaka ageze kuri Yesu, akora kuri Yesu. Agikora kuri Yesu rero, uburwayi bwe bwahise buhagarara bwo kuva. Uyu rero Kagarara nawe akimenya ahantu Asha Speed ari, yarabyiganye Maidia, arabyigana atitaye ku bwinshi bw'abantu, atitaye ku bwinshi bwa media, atitaye ku bwinshi bw'aba-influencer, atitaye ku bwinshi bw'ababodyguard. Aragenda mpaka agera kuri Asha Speed, aramubwira ati ndashaka kuguha challenge, ndashaka kugucalenjinga. Asha Speed yitegereje Kagarara, arebye igihagararo cye. Ubundi Asha Speed ni umuntu iyo agiye muri challenge n'umuntu, guchalengingana n'umuntu, kimwe cyo areba umuntu ufite imbaraga, areba umuntu w'umusore, areba igihagararo, akareba na bagari, byose abireba. Arebye Kagarara, uvuze ngo ashaka kumucalenjinga, abanza kwikanga. Kagarara arangije, Asha Speed aravuga ati wow, okay. Bajya muri ringi. Asha Speed, uyu Kagarara yamukubise challenge ya pompage. Uyu nguyu Asha Speed arabuka. Kuva icyo gihe Asha Speed yaha platform uyu nguyu Kagarara. Kagarara isi yose uwo munsi yarayimenye Kagarara w'umunyarwanda tayari, kandi aho ngaho Visit Rwanda ngo mutahe kubera Kagarara. Itangazamakuru, abanyamakuru bagiye batandukanye, ab'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, aba televiziyo,
abamaradiyo, abamacanozi atandukanye, benshi bifuza guhura n'uyu nguyu Kagarara. Oh my goodness, kubera challenge, kubera ukuntu ya challenginze uyu nguyu Asha Speed. Kera kabaye Kagarara tuza kumubona kandi ari kumwe uyu Kagarara tuza kumubona muri suti nziza cyane, mu gakweto keza cyane ka miruwari, tuza kumubona ari kumwe na Karidinali Kambanda amuha umugisha mu gikorwa yari yahuriyemo n'abinfluencer uyu nguyu Karidinali Kambanda. Abantu baravuga ati rero uyu nguyu Kagarara akomeje kuba ubukombe. Si ibyo gusa, ubu ngubu Kagarara ari muri tuwa n'umusitari ukomeye cyane. Uyu nguyu wakwibaza ngo ninde se? Ni umusitari ukomeye cyane witwa Ashton. Uyu Ashton ni umusore Bibiliya ivuga ngo abasore ngo bari barebare, ngo bari banini, ikabita abo bagabo ibita Abanaki. N'abantu Abisiraheli ngo babonye, ngo babitegereza, ngo Abisiraheli ubwabo bakabona ngo ni nk'inzige. Mu yandi magambo bakibona ari nk'inshishi cyangwa se nk'ikisi, ngo bakibona nk'utuntu dutoya cyane imbere yabo bitewe n'ibyo bigabo. Ninkubwira ngo uyu nguyu Ashton ari mu bwoko bwa ba bagabo nka ba Goliyati, ntabwo mba nkabije cyane. Wongereho yuko noneho uyu mugabo ni umusportifu cyane, ni umugabo wirukanka cyane, ni umugabo bivugwa yuko ashobora kwirukanka agasiga inyamaswa bita tayiga cyangwa se ingwe. Ubu rero uyu nguyu Ashton nyuma yo kubona ibitendo by'uyu Kagarara yifuje gukorana tuwa nawe. Kera kabaye rero ubu bari kumwe muri tuwa, aho twamubonye, aho turi kumubona mu bihugu bigiye bitandukanye. Ubu ngubu bari bageze muri Ghana, aho kandi mu minsi mike dushobora kumubona. Si ugukeka ahubwo biri confirmed, uyu nguyu Kagarara agiye kuba yongera kugaragara kuri ubu butaka ari kumwe n'uyu Ashton. Inkuru mbi rero yaje kuba igaragara cyangwa se yumvikana mu matwi y'Abanyarwanda bagiye batandukanye, n'ubuhanuzi bw'umuprofete witwa Bosco, bwa Profete Bosco cyangwa se umwite Evangeliste Bosco. Uyu Evangeliste Bosco arimo arahanura yuko ngo uyu nguyu Kagarara ashobora kuba agiye gupfa urupfu nk'urwa Dorimbogo, ndetse n'urupfu agiye gupfa urupfu kandi nk'uyu nguyu rwa Vava cyangwa se Gogo Gloriose. Uyu Vava benshi muramwibuka, yaje hano ku mihanda niko bamwe bahita, yagaragaye kuri iyi mihanda amenyekana ku ndirimbo yitwaga Dorimbogo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Nyuma tuza kumubona mu biganiro bigiye bitandukanye, abanyamakuru abayutubazi bamukoresha ibiganiro bigiye bitandukanye. Kabiri kangahe
tuza kumubona ku gisasiro ataka cyane avuga yuko arwaye, bamwe bakabyemera abandi bakabihakana. Kabiri kangahe twumva ngo dore imbogo arapfuye, nabyo abantu barabihakana. Yarwaye abantu babihakana, arinda apfa n'abantu bakibihakana. Arapfa, nyuma ibintu arapfa, ibye biba birarangiye, uwapfuye ibye biba birangiye. Kabiri kangahe tuza kubona kandi nanone umukobwa witwaga Glorious, ariko kandi bitaga Gogo. Uyu Gogo nawe yabanaga n'ubumuga bw'ubugufi. Yaje amenyekaniye ku ndirimbo yitwa indirimbo y'icyongereza yavugaga ngo ikira, akaririmbo k'icyongereza kavuga ngo iki? Mujye aho ngaho muri hasi muri komenti munyibutse indirimbo uyu nguyu Gogo yaririmbaga. Ni iyihe? Ntabwo nyibutse, ariko abantu barabikunze cyane. Tuza kumubona kuri WhatsApp cyane, abasitari bagiye batandukanye muri mu bihugu bigiye bitandukanye bayikoramo challenge. Ibintu bigenda bigera ku rundi rwego, Gogo abagogo biza kugera ku rwego yaje kuba ajya mu giterane Uganda, ajyanye na manager we, ntibuka neza izina rye, ariko muri management ye hari harimo n'uyu nguyu Bikemu. Kabiri kangahe twumva Gogo ngo ararwaye ari Uganda aho yari yagiye kuririmba. Bidatinze cyane, byarihuse, nawe twumva ngo arapfuye. Nkibaza, Imana singiye gusesengura ubuhanuzi n'abahanuzi, kubera ko ubuhanuzi ntibusesengurwa, ahubwo reka nibaze ikibazo nk'iki ngiki, nk'uko iyi nkuru cyangwa se ubu buhanuzi akibushyira hanze, bukigera hanze acyaporodinga iby'ubu buhanuzi, abantu benshi baguye mu kantu. Abantu bavuga ibintu bigiye bitandukanye, abatukana baratukana, murabyumva. Abavuga ati kubera ko ngiye nemera ko Imana ivuga, kandi hari n'abandi babibonye baravuga ati ntawamenya, byose birashoboka. Ariko kandi reka twibaze iki ngiki, kubera iki abantu baza bakamenyekana, kubera iki bamenyekana bagahita bapfa? Abandi bati Imana ntago ari ingome nk'abantu, abandi bati ni hiti, urashaka kumenyekanira kuri Kagarara, abandi bati uri umugome, abandi bati uri umurozi. Ariko yewe impamvu nkoze iyi video, nababwira ngo byaba byo bitaba byo, Kagarara ari gupresenta neza igihugu. Kandi gutera imbere k'umunyarwanda nuko hari abantu bumva ibintu nabi. Gutera imbere k'umunyarwanda ni ugutera imbere kw'igihugu. Ubuhanuzi bwaba bwo butaba bwo, Kagarara n'ubundi abasenga mujye mumusengera, nk'uko n'ubundi buriya mu bantu bose habamwe abantu bose. Nk'uko hari abifuriza ibyiza Kagarara,
hariho n'abatamwifuriza ibyiza, haba hariho n'abanyamashyari. Abandi bati se Imana yanga abantu batera imbere, Imana kubera iki? Imana kubera iki yaba ipfa iki n'abantu batera imbere? Abandi bati ubu ngubu mwumvishe amakuru hari hano ku mihanda avuga yuko ngo uyu nguyu Ashton ngo umuntu wamugiriyeho umugisha ngo amuha imodoka iri ku rwego rw'iriya modoka Bruce Melody agendamo. Abandi bati toka kure we wigira umuhanuzi, mu bitutsi biteye ubwoba cyane ngewe ntaza gusubiriramo hano, ariko kandi sinzi uburyo niba ari na message, sinzi uburyo ziba zikwiriye gutangwamo. Sinzi niba ibintu nk'ibi ngibi ari ibyo kuzana hano ku mbuga, ibyo nibyo ntazi. Ndashaka kuzegera umusaza nkamubaza, umusaza wanjye nkamubaza niba ibintu byose ari ibyo kuzana hano. Mwibarize niba Imana yanakugendereye ikakubwira yuko umuntu agiye gupfa ari ngombwa kugira ngo ubizane hano ku mbuga nkoranyambaga. Mwibarize niba wamenye yuko Satani, abarozi bagambiriye kugirira nabi umuntu ari ngombwa kubizana hano. Abandi bati ribu iki kigabo igifate, ariko ndibaza yuko abandi bati abangaba ni babatekamitwe, uyu nguyu yabuze amaturo none yaje kuyashakira kuri YouTube. Ibyo ni ibyo abantu bagenda bavuga, ariko kandi niba uri evangelist, niba uri prophet, nibaza yuko mbere na mbere Imana, kandi buriya iyi Imana wayishyize imbere ntabwo ishobora kukuyobya, ntabwo ishobora kukugusha mu manga. So rero Kagarara, mu gihe abantu bakomeje gushimishwa na Kagarara, murumva nyine ibintu biba bigenda bivugwa biba bigiye bitandukanye, ndetse n'ibintu nk'ibi ngibi bikazamo. So reka nshimire wowe wari ukurikiye iyi video, kandi ntugende udakoze subscribe. Naje dukomeze n'izindi nkuru. God bless you.